Kuki kwikunda birenze no kutagirirwa icyizere biri mu bituma abantu benshi badasubira muri gakondo yacu. Turi kuwa mbere tariki ya 18 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2026. Kwikunda birenze. Kwikunda birenze ni ukumva yuko ari we wenyine ibintu byose byiza byagirirwa, ukumva ari we wenyine ibibi bitageraho. Ariko muri ubu buzima tubaho turimo, umuntu uwo ari we wese yagombye kwitegura yuko ibibi n'ibyiza bimugeraho, kuko niko bimeze. Turi mu mucyo, turi no mu mwijima, duhagarariwe n'Imana, ariko na Satani hari igihe inyura inyuma igakora bibi. Rero umuntu uwo ari we wese yagombye kumva yuko kwikunda cyane cyangwa kwanga yuko ibibi bishobora kumugeraho, akagerwaho n'ibyiza gusa, aba ari kwibeshya. Ubu abantu benshi ubabwira akababaro k'abandi, akakureba akumva yuko wasaze ahubwo utari umuntu. Bamwe bakirengagiza impanuro Byumvuhore yatugejejeho atubwira ngo wakwishyuza iyo fagitire. Mwarimu wakureze aje akakwishyuza fagitire, wamwishyura iki? Umubyeyi se wakonkeje cyangwa se wakubyaye akwishyuje fagitire, akakubwira nanjye mbyara cyangwa nyonsa, wabishobora? None se umuturage wahingaga kugira ngo niba ugiye ku ishuri cyangwa uri ku ishuri ubone icyo urya, akwishyuje ibintu, ingufu yakoresheje mu kugira ngo ushobore kwiga, cyangwa se ingufu yakoresheje mu gutanga umuganda mu kubaka amashuri wigiyemo, wamwishyura iki? Abantu rero benshi bibagiwe ibyiza bajya bakorerwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abaturanyi n'abavandimwe babo ndetse n'igihugu cyacu. Kuko kuba ndiho cyangwa uriho, iyo igihugu kitabaho, ndumva utari kuba umeze uko umeze. Hari umunyarwanda, ubu ndumva Imana yakire roho ye ndetse n'umubiri we, witwaga Murere Guillaume, ndumva ari gushyingurwa muri iki gihe cyangwa se bamushyingura uno munsi. Niwe wakundaga kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese yagombye kugira uruhare agomba kugenera igihugu cyamubyaye, ari mu bitekerezo, ari no mu bikorwa. None umuntu agafata igihe akavuga igihugu cyanjye ni iki ngiki, ngiye kugiha uyu umusanzu w'igihe cyangwa umusanzu w'amafaranga, umusanzu w'ibitekerezo. Abantu rero benshi kubera kwikunda ntabwo bagishobora gutekereza yuko igihugu ari ikintu cy'ingenzi, gakondo ari iyo shingiro ya byose, ko gakondo ari bwo bukire Imana iba yarahaye abantu. Akumva yuko abandi bagomba gupfira igihugu, we akaza akicara agasarura aho atabibye. Birumvikana yuko hari abantu benshi bari kurwanira gakondo kugira ngo isubire mu maboko y'abanyarwanda. Ari abari kwirwanira kuri za social media, ari abari kwirwanira ku rugamba, ari abari kwirwanira mu gihugu aho birirwa bafungwa batotezwa, abari kwirwanira ku rugerero, ari abari kwirwanira no mu binyamakuru hirya no hino. Bamwe barahari, ariko ikibabaje ni uko abenshi bamwe biyicariye bategereje yuko ngo gakondo ibohoka, ngo bagiye gushorayo imishinga, bagiye gusabamo akazi, bagiye kuburana ibyabo byambuwe. Abo rwose ni ba bandi umuntu avuga yuko bikunda kurushaho, akumva yuko niba baranamwambuye ibintu atagombye kujya kubirwanira kugira ngo basubirane, ahubwo akumva yuko hari abandi bazajya kubirwanira, bamara kwirukana babibohoje
abo bavantara noneho nawe akaterayo amatako cyangwa impuhwe cyangwa ibiki byose ngo nimumpereze ngo hari ahanjye, hari iwacu, hari kwa kanaka, hari iki, aho kugira ngo ajye gufatanya n'abandi kugira ngo igihugu gakondo igaruke mu bana b'Abanyarwanda bose. Ibi rero ni ibintu Banyarwanda, Banyarwandakazi bibabaje. Aho uri hose wagombye guhaguruka, aho uri ukagira umusanzu utanga, niba utanashoboye no kugera mu gihugu ako kanya, ugahaguruka abo muri kumwe, amahanga urimo, ubutegetsi urimo, ukababwira ukuri, ukababwira ibyifuzo byawe, ukababwira icyo bafasha gakondo yawe, aho kwicara uturamye ngo waratuje ngo ufite ibi n'ibi ngibi. Ibintu biri kugenda bihinduka kandi abenshi bari kubibona yuko amaherezo umuntu wese azasubira kuri gakondo ye. Ikibabaje rero ni abo bantu bakuze cyangwa tuvuga bize, bakomeza kwicara bakarebera, aho kugira ngo barebe ukuntu bategura aho abuzukuru babo bashobora kuzasazira. Ibyo rero umuntu abwira abumva, mushatse rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muri hose, icyo muri cyose, mwahaguruka mukagira inkunga yanyu, inkunga yacu dutanga kugira ngo gakondo isubire mu maboko y'Abanyarwanda. Murazi yuko hari benshi ubu batikiye, bishwe, abandi bari gupfira muri za gereza na n'ubu. Mwumva amadisikuru ari kugenda avuga ngo ntazagire ngo umwenegihugu nyawe, yaba ari abahutu cyangwa se abatavugana n'ubutegetsi bwa buriya butegetsi, batagomba kwiga ubuganga, abantu batagomba kugeraho abandi bababona, benshi ugejejwe muri gereza yuko atazongera kuvamo, bagomba gukoramo umurambo gusa. Ibyo bintu byose ni ibintu bibabaje Munyarwanda, Munyarwandakazi, ku buryo aho uri byagombye kugira icyo bikubwira. Ubwo rero nanone kuburirwa icyizere nabyo biri mu bindi bikomeje gutera ikibazo. Burya iyo umuntu nta cyizere ugiriwe, iyo utagirirwa icyizere nta kintu ushobora kugeraho. Abantu benshi rero usanga icyizere hagati y'abantu cyarabuze, kubera inda mbi, kubera ubugambanyi, kubera kubeshya, kubera ugutinya, kubera ubucakura n'ibindi byinshi byose bituma abantu babura icyizere kuri bagenzi babo. Hari bamwe baburirwa icyizere kubera yuko bafatanyije n'umwanzi. Aho ni ibintu byumvikana yuko kuba bima icyizere mu bintu bihe turimo cyangwa twanyuzemo ari ibintu byumvikana. Hari noneho n'ababurirwa icyizere kubera yuko basangira n'umwanzi. Ibyo nabyo ni ibintu byumvikana kuko ntawukeza abami babiri. Noneho hari n'ababurirwa icyizere kubera kudafashanya. Wamubwira rimwe dufatanye muri ibi ngibi, cyangwa abandi bakabahamagara muze dufatanye tujye kuri ruriya rugamba cyangwa ku rugerero, bakakubwira nabi, ugasanga icyizere kirabuze. Ikindi nanone gikomeza gutera inkeke, cyane cyane mu bana b'Abanyarwanda babayeho cyangwa se barezwe n'iriya ngoma ya FPR, abenshi baburirwa icyizere kubera yuko babigishije kutavugisha ukuri, babigishije amanyanga yo kwiba, yo kubeshya. Umuntu akakubwira mugiye gukorana iki ngiki, mu kandi kanya wamuha igishoro akaba yigendeye, ahubwo agatangira kugutuka. Umuntu ukamusiga, ndebera ino myaka ndaje, cyangwa se ndindira ino nzu, mugize umuzamu, ngiye gushakisha ubundi buzima hanze, cyangwa se ngiye mu kazi muri bizinesi, n'ingaruka ntacyo, ubwo turi kumwe cyangwa uzakomeza akazi kawe. Yamara kuhava, uwarindaga iyo nzu akaba arayigurishije. Wamuha, ufata imyaka yinjyane mu isoko,
njye hari akandi karimo mfite, akayijyana mu isoko, yarangiza akimuka akigendera, amafaranga akakubita umufuka, ntuzongere kumuca iryera. Ibi bintu rero by'ubusambo by'amanyanga bikomeje kwiyongera mu bana b'Abanyarwanda, bituma icyizere kigenda kiyoyoka hagati y'abantu, kandi burya iyo udafitiye umuntu icyizere nta n'icyo mwakorana. Ugasanga rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, abantu bakunda guhemuka, abantu basangira n'umwanzi cyangwa se baba bifatanyije n'umwanzi, ntabwo ari njye wababwira ukuntu bagomba kubyerekana yuko bitandukanyije nawe, cyangwa se ibyo bamukuyeho mu gihe basangiraga kugira ngo bemerwe n'abandi Banyarwanda. Niwe ubwo ugomba kubyivugira, niwe ugomba gutangaza amabi y'uwo mwanzi n'ukuntu uwo mwanzi abantu bamwirinda n'icyo bakora, kuko we aramuzi, kuko basangiye cyangwa bakoranye. Ni nawe ushobora kujya kumurega mu nkiko bikumvikana, kubera yuko abatanga ubuhamya bugaragara. Rero abo bantu bibwira yuko ngo ibintu bizahinduka, ngo bagahabwa imyanya cyangwa abana babo bagahabwa imyanya, nta kintu bakoze, barakoranye n'umwanzi. Abo unabari inyuma ari guta igihe cyane, anagitesha n'abandi, kandi rwose ibyo mbabwira ni ukuri, kandi mubibaze n'abandi, cyane cyane abakoranye n'uwo mwanzi. Bamwe barihisha ngo ntabwo bazi kandi bazwi, naho baba bihishe i Burayi, muri Amerika, muri Afurika, nta kintu kiba ku isi kitamenyekana. Ibyiza ari uko kwitandukanya nabo, ari ukuvuga ayo mabi, byanaba ngombwa bakajya kubarega, kugira ngo icyo cyizere kigaruke hagati y'abo bantu n'Abanyarwanda. Abo rero bandi baheka umwanzi bakigira nyoni nyinshi, bajya kumufasha cyangwa se bakoresha imitungo yabo, nabo bamwe baba bibeshya yuko ngo batabamenyera, akaba ari umucuruzi ariko acuruza akoresha amafaranga y'umwanzi, mu kandi kanya akajya kuyamugemurira. Ariko abantu b'Imana baba babibonye, kandi nk'uko nabivuze, nuko n'abandi babivuga, nta kintu kiba hano ku isi kitarangira kimenyekanye. Ubwo rero Munyarwanda, Munyarwandakazi, ukoresha amafaranga mabi y'abanzi, ushatse wayasubiza, cyangwa se ukayafata ukayasubiza Abanyarwanda, cyangwa ukayashora mu bantu bari gushaka yuko ibintu bihinduka. Ni benshi bashobora kuyakenera, kandi bagakorera gakondo yacu ku buryo bugaragara. Rero ikintu cyihutirwa, Banyarwanda, Banyarwandakazi, murabona yuko ibintu biri kurushaho kugenda bihinduka, n'ejo bundi bishobora guhinduka muri gakondo yacu, aho noneho uri bakakwirukana ugashaka gusubira kuri gakondo yawe. Ibyo byose uzabibazwa icyo uruhare rwawe mu gutuma gakondo igaruka mu maboko y'Abanyarwanda. Hari bamwe baba bazi gutera, bari gusimbuka inkiramende, cyangwa se bazi gutera ibyo bita amabuye. Hari n'abandi baba bazi gukoronga, cyangwa se n'abandi baba bazi gusoma misa zikumvikana. Hari n'abandi baba bazi gukoma akamo umwanzi akirukanka. Hari n'abandi baba bazi kureba umwanzi bakamenya uko akora, naho ari gukora amabi, bakamenyesha abandi aho umwanzi yaherereye n'ibyo ari gukora. Hari noneho n'abandi bagwa gitumo umwanzi ari kwica, ari kwiba. Abo bose ni Abanyarwanda batandukanye, ku buryo mucyo uri Umunyarwanda icyo uri cyo, utabura uruhare mu kugira ngo gakondo y'Abanyarwanda igaruke, mu kugira ngo ufatanye n'abandi bavantara bashimutse u Rwanda, isoni zibakore,
bajye ku mugaragaro bakubitwe cyangwa se birukanwe cyangwa se bafatwe. Uwo ari we wese rwose w'umunyarwanda keretse ikimuga cya rurangiza cyangwa impumyi niyo umuntu ashobora kubabarira yuko nta kintu itashobora gukora kugira ngo gakondo y'abanyarwanda igaruke mu maboko yabo. Ariko rero wowe ukomeze gucungana ngo ngewe ndi gucungana n'akazi kanjye, gucungana nako ariko ejo cyangwa ejo bundi ushobora kugata cyangwa abana bawe ntibazanakabone, cyangwa se ugashaka yuko abana bawe bazasubira mu gihugu nta kintu wakoze, ibyo uzaba ubahemukiye, ibyo uri kubahemukira, nabo ubwabo bazakugaya yuko babyawe n'umuntu utari muzima, utari intwari. Sinshaka kuvuga imbwa nk'uko ziriya mbwakazi zirirwa zituka abantu, ariko kamemu umunyarwanda uwo ari we wese cyane cyane wize yagombye kuva muri uko kwigunga, muri uko kwikunda, gukunda amafaranga kurusha banki, ukagira ngo niho bavukiye muri za banki kubera gukunda amafaranga, kugira ubwoba kurusha ijisho, ukagira ngo ubwoba bafite buzatuma babaho iteka ryose. Banyarwanda, banyarwandakazi, turusheho guhaguruka, turusheho kwegerana, turusheho kudahemuka, turusheho gufatanya kugira ngo gakondo y'abanyarwanda igaruke mu maboko yabo. Turusheho kwamagana, kuvuguruza ibibi byose byagiye bivugwa ku bantu cyangwa se umwanda bagiye batera abanyarwanda n'u Rwanda, kugira ngo mu myaka izaza nuzajya witwa umunyarwanda ntibazajye bakurana nk'umwicanyi, umusambanyi, umubeshyi, umuntu mubi, umugome, ahubwo bakubone yuko nawe uri umuntu kimwe n'abandi. Ibyo byose rero bizagerwaho ari uko abantu barushaho kwikunda, bizagerwaho ari uko babaye inyangamugayo. Umuntu bagwa ikintu ukiguhaye akazagisubirana nk'uko yakiguhaye, cyangwa se agasubirana byinshi, agasanga ari nka ya talento wayibyarije ayandi, aho kugira ngo ujye kwihamba uze umubwire dore talento yanjye yawe wansigiye ngiyi sinayikozeho. Igihe abandi talento iyo bayihawe bayibyazamo ayandi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nitwiyumanganye, niturusheho guhinduka, kandi dushishikarire ibikorwa aho turi hose. Imana ikomeze ibagira neza, ibahe ingufu, kandi ikomeze ikebure inakemere na bariya bicanyi na bariya bambuzi, kugira ngo bikore hakiri kare batari babagwa gitumo. Umunsi mwiza.